Twongeye kubasuhuza abavandimwe. Amena. Tubaye ikaze njye n'umuvandimwe Mahirwe Bienvenue. Nanjye Mugisha Yves. Twongeye kubereza ikaze, Imana yabwe icyubahiro. Tugiye gusenga ubundi twige icyigisho kivuga ngo ikosa abantu benshi bamenyereye mu gihe basenga. Kadusenge. Uwiteka turagushimye turaguhimbaje ko ugiye kutwereka amakosa menshi cyane abantu bamenyereye igihe bari gusenga. Ntuduhereze umwuka wo kurwanya ibyo bintu ugiye kutubwira, ahubwo duhereze umwuka wo kwicisha bugufi kugira ngo twumve ibyo tubwira mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kureba amagambo avuga ngo ikosa ukora igihe usenga, cyangwa se dukora igihe dusenga, cyangwa se ikosa abantu benshi bakora igihe basenga, kuko si bose. Aya magambo turayahera muri Matayo, igice cyaho ni icya 6 ku murongo wa 5. Dusomere Matayo igice cya 5 umurongo wa kangahe? 6:5. Haranditswe ngo umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abaribo. 6 igice cya 6 ku murongo wa 5. naho haranditswe ngo yego gusenga nimusenga nimukamere nk'indyarya. ngo tugiye kureba indyarya zisenga nizo zigiye guherwaho. Ubwo hari ukuntu abantu basenga ariko bagasenga nk'indyarya. Reka twumve uburyo indyarya zisenga. Imana dereza umutima wo kwicisha bugufi. Amen. Kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Icyambere abantu bakunze gusenga ngo bahagaze mu masinagogi no mu nzira kugira ngo bagenze bati ngo babarebe, kugira ngo babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingorano zabo. Igisubizo cy'amasengesho yabo baba bakibonye igihe bagenza babikora. Yego. Weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge urugi. Rekera aho ngaho. Mbere yuko umuntu asenga bakwiriye kugenza ute? Kwinjira mu nzu, yarangiza kwinjira agakinga urugi gasenga. N'izi nzugi z'imbaho n'iz'ibyuma. Reka twumve iby'ijambo ry'Imana ryabivuze. Mbere yuko ujya mbere uru rugi, Imana ivuga urugi ntabwo ibivuga izi. Hari abantu bajya gukinga bakamanura n'amarido. Urumva? None Imana ivuga ize nzugi bakamanura amarido bagakinga bagakomeza ngo bagiye kugenza ute? Bagiye gusenga. Mu ijambo ry'Imana ryavuze ngo nibajya gusenga bakinga inzugi. Yesu urwo rugi yavuga ko yavuze ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Urwo rugi rwarwumvise muvandimwe. Urwo rugi Kristo ahagarara akomanga. Iyo amaze kwinjira ugomba kurukinga. Ubwo rero urwo rugi iyo ugiye gusenga nirwo winjira ugakinga. Ni inzugi z'ubucuruzi ugomba kuzikinga kugira ngo abantu bakurimwe amadeni batazajya baguhengereza mu madirisha uri gusenga. Mu bitekerezo ni amadirisha yo mu bitekerezo n'inzugi z'ibitekerezo. Ati yewe uzi ko umuntu wahaye umwenda ari wa wundi utajya wishyura. Amasengesho wari ugusenga akaba atangiye gucikagurikamo. Izo nzugi z'abana za Minerevare, ati ndiko uzi ko abana bagiye kubirukana ku ishuri. Ati uzi ko amafaranga uvuye guhahisha ari amwe mu yo wari kwishyura. Ati none dore inzu baraza kukwishyuza. Ubwo uyu muntu turi kuva ari gusenga, ariko muzi ko uyu muntu yakoze. Icyigisho turi kwiga kiri kuvuga ngo amakosa ukora igihe usenga. Iri kosa uyu muntu yakoze, yinjiye akinga inzugi z'inzu yibagirwa gukinga inzu z'imitima. Twa turembo twose, amadirisha y'ubucuruzi, amadirisha y'imyambarire, amadirisha yo kwishyurira abana, amadirisha y'umugabo y'umushitsi uri bugusure. Ayo madirisha yose ugomba kubanza kuyakinga. Niyo ntambwe ya mbere Yesu avuze mu gihe umuntu w'umukristo nyakuri agiye gusenga. Intambwe ya mbere akwiriye gutera, akwiriye kubanza gukinga izi nzugi. Bavandimwe, izi nzugi murazumvishe? Komeza. Baranditse ngo nuko rero so ureba ibyiherereye azakugororera. Ngo so ureba ibyiherereye azagenza ute? Azakugororera. Amen. Namwe nimusenga nimukavuge nk'amagambo muyasubiramo. Ingingo ya 2,
ngo nimusenga subiramo, nimusenga nimukavuga amagambo hato na hato mwesubiramo. ureke aho ngaho. Aya magambo narayize neza, hari igitabo nasomye Yego. cy'umupasiteri wakoze ubushakashatsi kuri iri jambo ryitwa ngo nimusenga ntimukasubiremo amagambo hato na hato. Iri jambo ngo ryakoreshwaga mu Kiyahudi. Yego. Igihe Abayahudi bakoreshaga iri jambo bavuga ngo uyu muntu asubiyemo amagambo hato na hato, ngo iyo mvugo yari imenyerewe ku basinzi. Abasinzi ngo nibo bazwiho ibintu byo gusubiramo amagambo hato na hato akibagirwa ko yayavuze. Wari uzi ko n'abasinzi mu bijyanye n'imirire, mu nama ku mirire havuga ngo iyo umuntu akomeza kwangiriza iby'imirire, hari igihe asubiramo amagambo hato na hato ngo muri we agahamya ko ayo magambo atigeze ayavuga, akayasubiramo nk'umuntu yavuze bundi bushyashya kandi bwayasubiyemo inshuro 3. Ati Yves, wari uzi ko? Ati buriya Yves, wari uzi ko buriya ikintu wakoze ati cyambabaje? Ati buriya cyambabaje. Umusubirishe mugambwe ati iryo jambo uvuze wari uzi ko risubiyemo kabiri yagutsembere. Ati yambabaje, arongera arambabaza ngo kandi muvandimwe wari uzi ko yambabaje. Icyo ni ikibazo kiba giturutse ku businzi bwo kutubahiriza amahame y'ubuzima. N'abantu rero batize amahame yo gusenga ngo bavuga amagambo hato na hato bayasubiramo, kandi uwo muntu iyo yasubiramo ntabwo aba azi ko ari kuyasubiramo. Nicyo kibazo afite. Ngo ntimukamere nk'indyarya zivuga amagambo, ntimukamere nk'abasinzi. Simbabwira iyo jambo mu Giheburayo. Iri jambo Yesu yarikoresheje ryari risanzwe rikoreshwa mu Baheburayo ryo gusubiramo amagambo hato na hato. Mu yandi magambo yaravuze ngo ntimukasenge musubiramo amagambo hato na hato nk'abasinzi. Basinzi buriya abasinzi b'inzoga za Babuloni nabo basubiramo amagambo hato na hato. Ngo bitewe n'iki, niye mpamvu ituma basubiramo amagambo hato na hato. Komeza. Nuko nk'abapagani bagira bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvira. Turi kubona abapagani basenga ngo basubiramo amagambo hato na hato, ngo kubwiye mpamvu, ngo kuko babibwira ko Imana iri bubumve, ngo kubwo kugenza batyo. Nuko nemugase nabo kuko so azi ibyo mukennye, so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti, nuko nimujya gusenga mujye musenga muvuga mutya muti, kuko iki cyigisho nabigishwa bumvise Yesu ari gusenga bambwiye ati baba babuze ko tutazi gusenga. Ati Yesu mwana natwe twigishe gusenga. Turabona rwose ibintu byacu birimo ikibazo, uburyo aba bantu bari kuvuga ati twigishe gusenga bari basanzwe basenga. None haranditswe ngo nimujya gusenga nimujye musubiramo amagambo hato na hato. Ati nyine mwami Yesu, mwami Nyagasani databuja, urumva? Ati nyine uduhereze ibintu turagusabye, uduhereze rwose. Ati rwose dukeneye ibintu binibi. Ukongera ukabisubiramo, wabitangiriyeho ukongera ukabisorezaho. Iki ni ikimenyetso cy'uko iyo uri gusenga udafite icyizere y'uko uri kukumva. Tugiye kureba igihamya yego kiri mu nama zigirwa itorero, inama zigirwa itorero, paje 410, aho bavuga mu gusenga. Yego. Amateraniro yo gusenga. Amen. Amateraniro yo gusenga kwire ko amateraniro y'abantu anejeje cyane kandi yigeze abaho. Ariko akenshi aya materaniro ayoborwa nabi. Abantu benshi bitabira kumva ibibwirizwa ariko bakirengagiza amateraniro yo gusenga. Nanone ahasaba gutekerezwaho cyane. Abantu bakwiriye gusaba Imana ubwenge, kandi akwiriye gushyirwaho gahunda ikurikizwa mu kuyobora ayo materaniro kugira ngo abe anejeje kandi atera abantu ubwuzu. Abantu basonze umutsima w'ubugingo nibawubona amateraniro yo gusenga, bazajya bayajyamo kugira ngo bawuhabwe. Amagambo ndetse n'amasengesho maremare ntabwo akwiriye guhabwa umwanya ahariho hose. Ubwo ni amagambo maremare twabonye ngo mu bijyanye n'amakosa dukora turi gusenga harimo n'amagambo maremare. Yewe, ko hano tumaze gusoma amagambo avuga ngo nuko nimusenga nimukavuge amagambo menshi, aribyo kuko aribyo mwibwire yuko byatuma mwumvirwa amagambo menshi. Yego. Ariyo n'ubundi hano bavuze ngo n'amasengesho maremare ntabwo akwiriye guhabwa umwanya aho ariho hose.
amasengesho maremare, amagambo ndetse n'amasengesho maremare. Yego, ntabwo bikwiriye. none ko Imana ivuze ngo ntabwo akwiriye guhabwa umwanya ahantu hariho hose, twebwe uyu mwanya twarawuhawe. Oya, ariko by'umwihariko mu materaniro abantu bahuriramo, aho noneho ni ishyano bikomeye cyane. Abantu bashyirwa imbere kandi baba biteguye kuvuga, bemererwa gupfukirana ubuhamya bw'abatinya kuvugira mu ruhame n'abagira amagambo make. Abantu bakunze kuvuga amagambo y'amagejo muri rusange baba bafite byinshi byo kuvuga. Bari kuvuga abantu basanzwe biharira umwanya wo kuvuga mu iteraniro, cyangwa se abantu bakunda gutanga inyunganizi nyinshi. Hari abantu nyine ririya kosa uzinjira turukahe. Nakoze ubushakashatsi bwa ririya kosa ryo kugira inyunganizi nyinshi mu materaniro, ni ukudakora umurimo w'Imana. Buriya iyo umaze iminsi ukora umurimo w'Imana, imbaraga zigushiramo, kumva ntabyo ufite byo gutanga, ahubwo nawe ukeneye guhabwa. Ubwo rero abantu bakunda kuvuga cyangwa se bagaragara mu materaniro, usanga rero baba bafite umwanya mwinshi cyane, ngo bakunze no kugira amagambo menshi. Hano barandika ngo abantu bakunze kuvuga amagambo y'amagejo muri rusange baba bafite byinshi byo kuvuga. Usanga amasengesho yabo ari maremare kandi bavuga amagambo nk'uko imashini ikoreshwa igenza, bananiza abamarayika ndetse n'abantu babatega amatwi. Mu gihe mu gitabo cyitwa Ibihamya volume ya 2 baranditse ngo abamarayika b'Imana, igihe ngo abantu bumvishe yuko bananiwe, ngo abamarayika b'Imana bo bagiye kare. Naho hano muri iki gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero baravuze ngo usanga amasengesho yabo ari maremare kandi bavuga amagambo nk'uko imashini ikoreshwa igenza. Bavuga amagambo bagenda bayasubiramo, cyangwa se bakavuga amagambo maremare cyangwa se vuba vuba. Yego, ngo bano bantu bananiza abamarayika ndetse n'abantu babatega amatwi baba bari kubumva. Amasengesho yacu akwiriye kuba magufi kandi arasa ku ngingo. Mureke amasengesho maremare kandi ananiza ajya asengerwa herereye. Niba hari umuntu ugomba gusenga bene ayo masengesho, mureke Mwuka w'Imana yinjire mu bugingo bwe, bityo azahanaguramo ubunyamuhango bwumagaye buri muri we. Amen. Ubunyamuhango bwo gusenga ugakomeza. Hari abantu rero baba bazi no gushira ibirungo mu masengesho, agasenga akaba yazamuye ati databuja. Hari ukuntu baba hari abantu buriya basenga ukumva neza amarangamutima ari kuyazamura cyane. Noneho abandi nabo bakaba bazi gutanga iyo bita amen. Mu amen, ya amen irimo amarangamutima igatuma abura hasoreza. Ayo masengesho hano banditse yuko ngo nyamara benshi basenga amasengesho yumagaye mu buryo bumeze nk'ikibwiriza. Ngo ayo masengesho ameze nk'ikibwiriza, ugasanga ahereye ku bwa Nowa, aramanutse avuze ku bwa Aburahamu batorana, aramanutse upfa kwa Yesu. Wari uzi ko amasengesho maremare yararenze mu materaniro ho n'ibindi bintu Imana yarumiwe, basige banayasenga bari gusengera ibyo kurya. Abo bantu baranditse ngo abo bantu basenga abantu, si Imana basenga. Ko hano banditse aya magambo arantanga, si Imana basenga abantu. Iyo aba basengaga Imana kandi bakaba barumvaga mu by'ukuri ibyo bakora, baterwa ubwoba no gushira amanga kwabo kurimo kutubaha, kuko bawiteka ikiganiro mu buryo bw'isengesho, nk'aho umuremyi w'ijuru n'isi akeneye amakuru yihariye ku bibazo rusange bifitanye isano n'ibintu bibera mu isi. Bafata ngo umuremyi Imana nk'aho iyobeye ibibazo byabo, nk'aho idafite amakuru y'ibyo bibazo byabo, kandi nk'aho iyobewe ibibera mu isi, bagasa nk'aho bari kuyigezaho amakuru mashya, cyangwa se nk'ikibwiriza, cyangwa se. Yego, urakoze cyane. Amasengesho yose ameze nk'aya ni nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga, ntabwo yitabwaho mu ijuru. Ubwo ni amasengesho angana n'icyo wowe usenga uri kutwumva, cyangwa natwe twasenze menshi cyane tutabaza Imana, dusenga tuboroga, tukavuga amagambo tuyasubiramo menshi cyane, abamarayika batumvishije. Kandi ayo masengesho maremare, uko gusubiramo amagambo ijambo ry'Imana ryatubujije, bituruka ku gusenga amasengesho maremare. Abamarayika b'Imana arabarambira, kimwe n'abantu bapfa baba bahatiwe kuyatega amatwi. Bararambirwa. Umwe niba ari byo yasize mu nkono cyangwa se mu rugo rwe, agatangira kubitekereza, umuntu akagira ngo ni upagani yifitiye, kandi ari umuntu uri kuzana umwuka mubi mu materaniro. Iyo hagize niko ayo magambo yavuze, iyo hagize umuntu urambirwa muri aya masengesho, abamarayika baba bagiye kare cyane rwose.
hari umuntu wadupfukamishije ahantu mu tubuye sinzahibagirwa. Yego. arasenga yari yadupfukamishije turi kumwe n'abakecuru. Yego. arasenga n'imbaraga agatangira kubwira Imana n'amasomo. Wari uzi ko umuntu asigaye asenga akabwira n'Imana amasomo nkaho yayobewe, nkaho atari we yayandikishije. Ati Imana muri Yeremiya mu gice cyaho cya 5 ku murongo waho agatangira akavuga. Uyu muntu yarasenze, ngiye numva nakwicara, numva nahaguruka, ariko ndihangana nyine wa mutima w'abakristo wo kwihangana, ndihangana ariko mu mutima nari namaze gukanguka kare. Utekereze abakecuru yapfukamishije, aya masengesho akwiriye kwihanwa agasigarira mu rwiherero gusa. Aya magambo hano bari kuvuga ngo igihe Yesu nawe yabaga ananiwe nawe yajyaga agenda agasenga. Hano bari kuvuga ngo ntabwo turi kubuza abantu gusenga, ngo ntabwo twaca abantu intege ngo badasenga, kuko kugeza ubu gusenga no kwa maso ari gukeya, ndetse haracyariho gusengesha umwuka guke no gusobanukirwa guke. Rero ntabwo bari kutubuza gusenga. Isengesho nk'iryo rirashimisha kandi rigahembura abakunda gushyikirana n'Imana bose. Reka twumve isengesho ryiza hano bavuze, rigomba kuba rifite igihe kingana iki. Yego. Yesu Kristo yakangura abigishwa igitekerezo cy'uko amasengesho yabo akwiriye kuba magufiya, bakavugamo ibyo bakeneye gusa ntibagire ibindi barenzaho. Abaha uburebure bw'isengesho n'ibikwiriye kuribonekamo, bakagaragaza ibyifuzo byabo mu migisha y'igihe gitoya ndetse n'iy'umwuka, no gushimira iyo migisha bahawe. Mbega ukuntu uru rugero rw'isengesho rwumvikana, rikubiyemo ibintu nyakuri abantu bose bakeneye. Umunota umwe cyangwa 2, iminota ingahe? Ni umunota umwe ugizwe n'amasegonda 60, ariho uhwanyije n'inyuguti 60. Iki kintu cyandike mu bwonko cyangwa cyandike no kugwa papuro ujye ukireba uko ugiye gusenga. Kandi izi nyuguti 60 zishobora kutarenza n'interuro 3 cyangwa se interuro 4. Ubwo rero ni umunota umwe cyangwa 2, ni igihe gihagije cy'isengesho risanzwe. Aya magambo uko yasoma. Yego, mu nama z'igitorero page 411. Iki cyigisho abakristo bakwiye gukiga cyane. No mu bihamya volume ya 2 harimo icyigisho kivuga ngo ibihe byo gusenga cyangwa se amateraniro yo gusenga. Ibyo bintu birimo rwose. Aya makosa twarayakoze kandi amasengesho twagiye waruzi ko iyo umuntu asenze ibyo bisengesho agahurutura ayo magambo. Yesu iyo ayafashe usanga n'amasegonda 3 n'amagambo yuzuye amasegonda 3 ushobora kutayuzuzamo. Amagambo wavuze akwiriye akuvuye ku mutima ugasanga ni nk'amasegonda 2. Ubwo natwe tugomba kwigenzura igihe turi gusenga, niba tutari kunaniza abamarayika cyangwa abantu bakudutega. Oya, ngewe buriya naragerageje gutera intambwe kuri iki kintu. Yego. Ariko ndisumbura. Imana igufashe cyane. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo ni umunota umwe byakabya yaba amasengesho menshi akaba ari iminota 2. Yego. Imana imfashe ngiye mfashe umwanzuro. Amen. Hashobora kubaho ibihe isengesho mu buryo budasanzwe riyoborwa na mwuka w'Imana, aho kwinginga gukorerwa muri mwuka. Ubugingo bufite inyota buhinduka ubwuzuye umubabaro ndetse bukanira Imana. Umutima ugakirana nka Yakobo, kandi ntiwigere uruhuka hatabonetse kwigaragaza kudasanzwe kw'imbaraga y'Imana. Uko niko Imana ibishaka. Ariko nubwo tugomba kugira ngo ibihe bidasanzwe byo gusenga umunota umwe cyangwa 2, ngo ariko hari n'igihe habaho ibindi bihe bidasanzwe bishobora kurenza iyo minota. Ni igihe umuntu ari wenyine kwerana n'Imana, afite icyaha gikomeye cyane, cyangwa se akaba ari iteraniro rifite ikintu kidasanzwe rigomba kubona, bagatakambira Imana. Ntabwo ari akamenyero. Urugero, hari isengesho ryasenzwe ryakozwe mu gice cya 4, aho abantu rero bamaze kumva uburyo ibintu byabo byakomeye akaga kagahari, ngo barasenga ati data wavuze ibi n'ibi, ati kuzatanga isezerano ryawe. ngo habaye ibihe byo gusenga ngo barakirana kugeza ahubwo imbaraga y'Umwuka wera zitanga isubizo. Tubona kwa Yakobo aho yakiranyije Mariya ati sindakurekura, barakomeza barakirana. Ibyo bihe byo Imana ijya ibyemera igihe habaye ubwo buryo, ntago ari ibihe bya buri munsi, ari Imana igihe kidasanzwe. Kandi buriya ririya somo iyo urisomye mu byakozwe n'intumwa, urisomye uziryamara igihe kingari gitoya rwose, ni kigufiya cyane. Harubwo ari iryo sengesho ryanditse ku mpapuro 2. Reka dusome aya magambo turebe ku yindi ngingo y'ibyo twangirije mu misengere yacu.
inyandiko z'ibanze paje 112. icyigisho kivuga ngo iki? Kutubaha. Kutubaha. Neretswe ko abantu bakwiriye gukoresha izina ryera ry'Imana bafite kubaha no gutinya. Mu gihe abantu bamwe basenga muri bamwe baduteze amatwi, amagambo Imana ishobora byose arafatanywa kandi agakoreshwa icyarimwe. Igihe banditse ngo bamwe basenga amagambo Imana, ijambo ryitwa ngo Imana cyangwa se amagambo yose yerekeranye n'Imana ngo ishobora byose, noneho bakabizambya bakanayafatanya, ngo arafatanywa kandi agakoreshwa icyarimwe mu buryo butitondewe kandi budatekerejweho neza, maze ibyo ntibishimishe Imana. Ibi bintu ntibishimisha Imana. Ariko aya magambo wayasoma neza muri iki gitabo, ko hano abantu bataraza kubyumva neza. Paje 110 muri cya cyigisho, inama zigirwa itorero. Reka turebe aya inama zigirwa itorero, paje yaho ya 410. Ko ibi bintu birakomeye cyane. Ibintu birakomeye ngo abantu barasenga bakayafatanya mu mazina, ariko biterwa n'iki? Biterwa n'ibirungo baba bashaka gushira mu masengesho yabo ngo Imana inakunde ibarebe neza. Buri abantu bumva ko Imana iri bubumve neza ari uko babanje kwitera imitobo, bakayibwira utugambo nyine tunezeza, ati data, hari abasenga noneho bantangaje ati papa, si uko atari so, ahubwo uri kuyisenga uyizamurira amarangamutima, utekereza ko Imana izamurirwa amarangamutima. Ni icyigisho tugiye kurebamo, yego, cyitwa ngo inzu y'Imana. Icyigisho kivuga ngo inzu y'Imana. Abantu benshi cyane bagiye icyigisho cya 45. Abantu benshi cyane bagiye basengera izina ry'Imana, bakavugamo amagambo adakwiriye, kandi hano hari umucyo batanze. Paje 350 ngo izina ry'Imana naryo rikwiriye guhabwa icyubahiro. Amen. Ntabwo ari izina rikwiriye kuvugirwa ubusa cyangwa umuntu atabitekerejeho. Ndetse n'igihe dusenga kurivuga kenshi cyangwa kurisubiramo bitari ngombwa, bikwiriye kwirinda. Kuvuga ngo Uwiteka Imana, kuvuga Uwiteka Imana mu masengesho kenshi cyane, Nyiringabo, Uwera wa Isirayeli, Imana ikomeye, n'ibirungo. Bari abantu nta kindi baba bari gukora, abari kugira ngo Imana irusheho kubumva. Usubiramo ayo magambo, kurivuga kenshi cyangwa kurisubiramo bitari ngombwa bikwiriye kwirindwa. Urumva amakosa twagiye dukora mu gusenga kwacu. Yego, Imana itubabarire cyane. Izina rye ni iryera, ni iryo kubahwa. Iyo abamarayika bavuga izina ryayo bipfuka mu maso, none se nkatwe ibiremwa byacumuye bibi tukaba turi abanyabyaha, twagombye kuvugisha iminwa yacu iryo zina dufite kubaha kumeze gute? Imana ibabarire abakristo muri iyi minsi. Amen. Imana ibabarire. Hari abavandimwe bakoze icyigisho bakita ngo kwihana gukwiriye kwihanwa ubwabo. Icyo cyigisho sindagitega amatwi, ariko narebye umutwe w'amagambo w'icyo cyigisho, ariko ugusenga gukwiriye kwihanwa ubwabo. Reka nanjye nkoresha uwo mutwe w'ayo magambo yabo. Ibi bintu bikwiriye kwihanwa, kandi kuko urumva inzira yo gusubizwa kwacu ishingiye ku isengesho. None nimba niyo nzira yarapfuye, akaba ari nko guhamagaza telefone itagira bateri. Guhamagaza telefone itagira bateri, waba wateye agatambwe yaba yagize bateri, ukaba nta mayinite ufite, ukaba ushize ku gutwi ugahamagara. Aya ni amakosa twakoze. Imana itubabarire. Utavuga amagambo yasubiramo kenshi, urumva, utavuga ijambo izina ry'Imana urivuga hato na hato, ugasenga amasengesho maremare n'ubundi ukayasoza abamarayika bagiye kare. Ibi nabyo ni ubusa. Hano banze amagambo avuga ngo neretswe ko abantu bakwiriye gukoresha izina ry'Imana bafite kubaha no gutinya. Mu gihe abantu bamwe basenga amagambo Imana ishobora byose arafatanywa kandi agakoreshwa icyarimwe mu buryo butitondewe kandi budatekerejweho neza, maze ibyo ntibishimishe Imana. Bene abo bantu basobanukiye Imana n'ukuri, kuko atari uko bimeze, ntibahanganye kuvugana agasuzuguro Imana ikomeye kandi iteye ubwoba. Ntabwo babihangaye. Yego, urakoze cyane. Iki ni ikimenyetso ngo cy'uko bataba bazi iyo basenga. Yego, niko handitswe aha ngaha. Ni ikimenyetso cy'uko bataba bazi Imana. murabona numva amagambo akomeye cyane avuga ngo kandi iteye ubwoba igiye kubacira urubanza bidatinze ku munsi w'imperuka. Ntabwo bayizi.
marayika yaravuze ati ntimukavugire icyarimwe aya magambo kuko izina ry'Imana riteye ubwoba. Abantu batekereza kandi bakazirikana ugukomera n'igitinyiro by'Imana bazavugana izina ryayo icyubahiro gikomeye. Iba mu mucyo utagerwa, nta muntu wayibona ngo abeho. Nezwe ko ibi bintu bikwiriye kumvikana no gukosorwa kugira ngo itorero ribone kugubwa neza. Ubwo nibidakosorwa bizagenda itorero rizabamwe akaduruvayi no kutumvikana ku ngingo zumvikana neza. Iki kintu cyitwa gusenga, gukosora amakosa aboneka mu gusenga, nikititabwaho itorero ntirizigera riba amahoro. Ubwo iki cyigisho dushatse twakita ngo gusenga gukwiriye kwihanwa ubwako cyane rwose, nta kosa ryaba ribirimo. Reka dutange ubundi urugero maze tugane ku musozo. Twite tunasenga. Nawe tekereza papa wawe sibyo? Reka dutange urugero. Papa wawe wenda yitwa Karaveri. Uru ni urugero nshaka gukoresha kugira ngo buri wese yumve ikosa yagiye akora. Papa wawe yitwa Karaveri, wowe uduteze amatwi, maze ugiye kumusaba serivisi. Uravuze ati rero Papa Karaveri mwaramutse neza, banza unyumve ijambo utangije, sibyo? Papa Karaveri, amakuru yawe? Ndagusuhuje mubyeyi wanjye rwose nkunda, manza uve niyo mitoma wabanje no kumusuzuma. Bene bano bawe ntago bazi Imana. Ni ikimenyetso cy'uko utabuze iso utangiye kumuvuga mu izina. Wari uzi ko hari imiryango myinshi iyo umugore avuze sebukwe mu izina bamwirukana muri urwo rugo? Iyo miryango irahari myinshi cyane. Yazibeshya yabivuga yikinira bakamuca muri urwo rugo. Ni abakristo bangahe Imana yaciye bitewe nuko bizi iki cyigisho ariko bakaba bataragishize mu bikorwa. Papa Karaveri, amakuru yawe? Noneho yitwa Karaveri, wenda yitwa Karaveri Apolineri, sibyo? Rwose Karaveri Apolineri, ndagusuhuje. Ati rero Karaveri Apolineri, nari nje kugusaba, ati rwose Karaveri buriya urabona ejo nari naje ndakubura, none Karaveri urumva iki? Buriya papa wawe yatega amatwi ibintu uri kumusaba, nubwo waba uri kubisaburira ariko ukaba uri kumutakariza ikinyabupfura muri urwo rwego, ntabwo abasha kukumva. Yavuga ati icyana cyanjye cyasaze cyataye umutwe. Imana itubabarire cyane. Ni ibi bintu uburyo urukumva biremereye, uburyo utabikorera papa wawe, niko n'Imana biba biyiremereye, biba binayirya mu matwi. Igihe uvuze izina ry'Imana, Yesu avuga ati mujye musenga mutya muti ngo data wa twese uri mu ijuru. Yigeze avuga ati mana ya twese iri mu ijuru? Yavuze data wa twese. Iryo rirahagije. Kuvuga papa uhamagara so, ntujya wumva biguhagije? Hari ubwo wumva biguhashije amahoro cyangwa se wizeye ko ibyo uri gusaba ari bubiguhe ari uko ubanje kuvuga n'izina rye? Natwe tubyihane rero. Imana itubabarire. Inshuro zose twagiye dusenga tuvuga izina ryayo mu buryo butitondewe, itubabarire cyane. Dusenge Imana. Amen. Turagushimiye data twese wo mu ijuru, tugushimiye yuko utweretse amafuti yacu, turayihanye uhereye none. Amen. Utere umwete wo kubizirikana. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen.